Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Tugeze ukwezi gushya, ukwezi kwa gatatu. Uyu munsi ni itariki ya mbere, ukwezi ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Ukwezi kwa gatatu twinjiyemo kukubera ukwezi k'umugisha, kukubera ukwezi ko guhindurirwa amateka, kukubera ukwezi ko kwagurirwa imbago, kukubera ukwezi ko gukurwaho uburetwa, kandi uku kwezi kukubera imfura mu yandi mezi yose wigeze uhura nayo. Mezi yose yatambutse, nta kintu wabonye mu buzima bwawe. Hari ibyo wategereje ntiwabibona, hari ibyo wakoze birapfa, hari ibyo wagerageje ntibyakunda, hari ibyo wagiyemo biranga. Ariko nonaha ndagusengera tukigera muri uku kwezi kwa gatatu. Iri sengesho ndisengeye ubuzima bwawe. Uku kwezi kwa gatatu tukikugeramo, Imana igufungurira imiryango, Imana igukorera ibikomeye, Imana iguhuze n'umugisha wawe, Imana iguhuze n'igitangaza cyawe, Imana iguhuze n'isezerano ryawe. Ibyawe byari byarapfuye bizuke mu izina rya Yesu. Ukwezi kwa gatatu kuri mu mubare gatatu, ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse. Yesu wazutse ku munsi wa gatatu akuzurira ibyawe muri uku kwezi kwa gatatu mu izina rya Yesu. Iyi tariki ya mbere ndagusengeye ngo uku kwezi kose kuzakubera ukwezi k'umunezero, kuzakubera ukwezi ko guseka, kwezi ko kwagurirwa imbago, kwezi ko guhindurirwa amateka. Wowe unkurikiye aya masaha, ndagusengera ngo imbaraga z'Imana, ndagusengera ngo imbabazi z'Imana, ndagusengera ngo gukomera kw'Imana kuboneke ku buzima bwawe. Aya masaha ndananiza buri mwuka wose w'abazimu n'abadayimoni. Hari umwuka wakunanizaga, hari umwuka wagutsikamiraga, hari umwuka wakwicariraga. Uyu mwuka ndawunanije, uyu mwuka ndawusenye, uyu mwuka mwigijeyo. Nigijeyo umwuka w'inyatsi, nigijeyo umwuka w'ubukene, nigijeyo umwuka w'igisuzuguriro, nigijeyo imbaraga z'abarozi mu izina rya Yesu, nigijeyo imyuka ya karande mu izina rya Yesu. Uku kwezi kwa gatatu uzakore bigende. Ku kwezi kwa gatatu Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yawe. Kwezi kwa gatatu Imana ihire izina ryawe, izina ryawe Imana iriho umugisha, izina ryawe Imana irikureho uburetwa, izina ryawe Imana irikureho igisuzuguriro, izina ryawe Imana iryagure, izina ryawe Imana irizamure, izina ryawe Imana irizamure. Imana ikuhindurira izina. Uku kwezi kwa gatatu Yakobo ngo yahuye na marayika, barakirana bararwana ijoro ryose akirana na marayika, ngo ariko mu rukerera marayika muhindurira izina, aramubwira ngo ntukitwa Yakobo ahubwo wiswe Isiraheli. Nawe unkurikiye nonaha, hari izina wiswe n'ababyeyi, hari izina wiswe n'igihe, hari izina wiswe n'iminsi mibi wari urimo. Ayo mazina arakubabaza, ayo mazina aragutsikamira, ayo mazina yaguteje igisuzuguriro, ayo mazina yaguteje icyasha, ayo mazina yagukurikiranye. Ariko nonaha ndavuze ukwezi kwa gatatu Imana iguhindurira izina. Kwezi kwa gatatu Imana ikwita izina rishya. Niwitwa izina rishya mu izina rya Yesu. Akira guhindurirwa izina, akira guhindurirwa izina mu izina rya Yesu. Imana iguhindurira izina, kandi Imana iguhindurira aderese, Imana iguhindurira icyicaro, Imana iguhindurira akazi, iguhereza akazi k'umugisha, Imana iguhindurire. Haleluya. Amateka yawe Imana iyahindure, amateka yawe Imana iyahindure. Imana izana umugisha muri wowe, Imana izana umugisha mu buzima bwawe, Imana izana umugisha mu mibereho yawe. Labini foshano wiribirifai. Amateka yawe Imana niyahindure, amateka yawe Imana niyahindure, amateka yawe Imana niyahindure mu izina rya Yesu Kristo. Amateka yawe Imana niyahindure. Imana iguhindurira amateka, Imana ikuze izina ryawe, Imana iriho umugisha. Izina ryawe rimenyekane mu muryango w'iwanyu, izina ryawe rimenyekane mu izina rya Yesu. Ku musozi utuyeho izina ryawe rimenyekane mu izina rya Yesu.
Yesu Imana ikuburesinge mu buryo budasanzwe. Uku kwezi kwa gatatu kuba ukwezi ko guhaguruka, kuba ukwezi ko gutera imbere, kuba ukwezi ko kwaguka, kuba ukwezi k'ubutsinzi, kuba ukwezi k'umunezero, kuba ukwezi kw'amashimwe, kuba ukwezi ko kuzuka. Mu izina rya Yesu ndagutegekera umugisha kuba mu biganza byawe, ndagutegekera umugisha kuba mu rugo rwawe, ndagutegekera umugisha kuba muri bizinesi yawe, ndategeka umugisha kuba mu mirima yawe, ndategeka umugisha buri kintu cyose ukora Imana igishyiremo umugisha, buri kintu cyose ukora Imana icyagure, buri kintu cyose ukora Imana ikizamure, urugo rwawe Imana iruha umugisha, abana bawe Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Umugabo wawe Imana imuha umugisha, umugore wawe Imana imuha umugisha, fiance wawe Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Abana bawe ndabasengera, Satani yari yarabatwaye ubwenge, ababuza kwiga, ababuza kumva, abateza uburara. Abo bana ndabasengeye mu izina rya Yesu, mbatuyeho umugisha, mbatuyeho ubuzima, mbatuyeho kwaguka. Imana ibaha ubwenge, Imana ibahe kumva, Imana ibahe kumvira mu izina rya Yesu. Aba bana ndabahagurukije, aba bana ndabazamuye, aba bana ndabazamuye, ndabakuraho iminyururu, ndabakuraho uburetwa, ndabakuraho igisuzuguriro, buri imbaraga yose y'abazimu n'abadayimoni icyari cyarabambaye, icyo ni kibarekure, icyari cyarabatsikamiye, icyo ni kibarekure mu izina rya Yesu. Ndagusengera umugisha w'Imana uboneke kuri wowe. Ndagusengera wowe urwaye. Uku kwezi kwa gatatu ni ukwezi ko gukira, ni ukwezi ko kubohoka, ni ukwezi ko kwakira ubuzima, ni ukwezi ko kwakira amagara mazima mu izina rya Yesu. Ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kw'impinduka mu izina rya Yesu. Wowe umaze igihe urwaye, uri ku gisasiro cy'uburwayi, nonaha ndaguhagurutsa, haguruka kuri icyo gisasiro cy'uburwayi mu izina rya Yesu. Haguruka kuri icyo gisasiro cy'uburwayi, nonaha akira gukira. Warwaye diyabete, warwaye kanseri, warwaye umutwe, warwaye umugongo, warwaye amaguru, warwaye amaboko, buri rugingo rwawe rwose ndarusengera mu izina rya Yesu. Buri ndwara yose yagutsikamiye, buri ndwara yose nikurekure mu izina rya Yesu. Buri ndwara yose yatsikamiye ubuzima bwawe, ndasenze ngo iyo ndwara ikurekure mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo iyo ndwara irekure ubuzima bwawe, ive mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. We warwaye ibibyimba mu nda, ndagusengera ngo niwakire gukira mu izina rya Yesu. Buri imbaraga yose, buri mwuka wose wafashe ubuzima bwawe nukurekure nonaha mu izina rya Yesu. Ndagusengera wowe wabuze urubyaro, imbaraga z'Imana ziboneke ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none, iyi tariki ya none, Imana y'amahoro niguhereza urubyaro mu nda yawe. Ndategeka umugisha wo gutwita mu izina rya Yesu nuboneke mu nda yawe nonaha. Imana ireme ikidasanzwe mu buzima bwawe, Imana ireme ikidasanzwe mu nda yawe, Imana ireme ikidasanzwe mu izina rya Yesu. Ayizoni mashando wiribirifa, Imana nireme ikidasanzwe nonaha. Ndagusengera Imana ikuremera ikidasanzwe mu izina rya Yesu, kuko Imana ari Imana ishobora byose. Mana ndasengera uyu mudamu utwite mu izina rya Yesu Kristo. Ndacagagura uruzingo rw'abarozi bamushyizeho kugira ngo atabyara. Ndamusengeye amaraso yawe Mana ayo namubohore, imbaraga zawe Mana izo nizimubohore. Uyu mudamu ndamusengeye, muhereze ubuzima. Uyu mudamu ndamusengeye, numubohore Mana, amaraso yawe amubohore, imbaraga zawe zimubohore. Uyu mudamu Mana muhereze kubyara, igihe kigeze abyara umwana muzima, abyara umwana utananiwe, abyara umwana mu izina rya Yesu. Mana ndasenze, ndirukana imbaraga z'abazimu n'abadayimoni ku buzima bw'abantu bawe. Ndirukana imbaraga za nyabingi, ndirukana imbaraga z'abacwezi, ndirukana imbaraga z'abakonikone. Buri mwuka wose w'abazimu ndawunanije mu izina rya Yesu. Buri mwuka wose w'abazimu ndawunanije mu izina rya Yesu. Ndagutegeka dayimoni, hambira ibyawe ugende. Ndagutegeka shetani, hambira ibyawe ugende mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mana urakoze. Amen. Imana iguha umugisha, we wumvishira isengesho. Imana iguhindurira ibihe, Imana ikunyuranyiriza ibihe. Kwezi kwa gatatu kukubera ukwezi k'umugisha,
kora subscribe niba utarayikora, ndabigusabye yikore. Ukiyikora Imana iguha umugisha. Ndagusabye sharing iyi video, isharing iri sengesho, byibuze ntutuze utarayisharinga abantu batanu. Ukisharinga abantu batanu Imana iguhereza umugisha. Ntutuze utarandika amina, uramenye ntukumva isengesho ngo ugende utavuze ngo amen. Amina bivuze ngo bibe bityo, ukibivuga bibe bityo ku buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom, shalom.